Isomo ku buzima. Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha ngiye kubagezaho ikiganiro cyangwa icyegeranyo nise isomo ku buzima. Tugiye kukibagezaho ni Fabien. Mwawe ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Wibuke gukanda subscribe na like kuri iyi video kugira n'abandi babashe kuba babona iki kiganiro. Dore ingeso 20 cyangwa amakosa 20 umugabo n'umugore bakora bamaze gusezerana bikaba byabageza ku gutandukana burundu. Buri ngeso gusobanurire birambuye ndetse nguhereze urugero, uhereze n'amagambo yavuzwe n'abahanga mu cyongereza no mu kinyarwanda ndetse babivugaho, ndetse ndaguhereza inama. None isomo ku buzima rero reka nguhereze ingeso 20 ndetse zikorwa n'aba bantu bamaze gusezerana bikaba byabageza ku gutandukana cyangwa kudivorce. Ndetse nawe nubyumva ugomba kubyirinda kugira ngo wombe ubeho mu munezero mu rugo rwawe unezerewe. Ndetse ndaguhereza inama ndetse guhereze n'amagambo yavuzweho n'abahanga ngaba George Bernard Shaw ndetse n'abandi bahanga bakomeye cyane na ba John Gottman. Ubwo rero reka nguhereze inama ya mbere cyangwa ikosa rya mbere. Nguhereze ikosa rya mbere ribaho: poor communication, kubura itumanaho. Iyo abashakanye batakiganira byiyumvo byabo, ibibazo birundana buhoro buhoro bikiyongera umunsi ku munsi. Urugero nuko umugore arakaye ariko agaceceka, umugabo nawe akigira ntibindeba. Ibi nabyo ni ikosa rikomeye cyane udakwiriye kwirengagiza, ugomba gukosora. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga yaravuze ngo, uwitwa George Bernard Shaw yaravuze ngo, the single biggest problem in the communication is the illusion that it has taken place. Uwo ni George Bernard Shaw. Bisobanuye ngo ikibazo gikomeye mu itumanaho ni ukwibwira ko mwavuganye kandi mutigeze mwumvikana kubyo mukwiriye kumvikanaho. Inama rero mugenera umwanya wo kuganira buri munsi, mutavugana nabi cyangwa muvugane mu burakari. Icya kabiri rero cyangwa ikosa rya kabiri bikorwa ni disrespect, gusuzugurana. Bishatse kuvuga ko ibingibi kuvuga nabi, gutukana, guteshanya agaciro, iri ni ikosa cyane rikomeye cyane. Urugero ngo kuvuga ngo ntacyo umaze, urimbura mumaro, ibyo bintu ni ikosa rikomeye cyane. Umuhanga witwa John Gottman yaravuze ngo, you can be right or you can be married. Sobanuye ngo wowe ushaka gutsinda mugenzi wawe bishobora gusenya urugo. Namaha mugenzi wawe cyubahiro niyo mwaba mutemeranya. None irindi kosa rya gatatu, nanone ubuharike cyangwa icyo twita ubusambanyi cyangwa infidelity. Ubusambanyi cyangwa icyo twita infidelity, ibi bisobanuye ikirero guca inyuma uwo mwashakanye. Urugero ngo kugira umukunzi w'ibanga, nyine birumvikana, byose twabitindaho. Ahubwo umuhanga arabivugaho iki, witwa Lady Gaga, umuhanzi ukomeye cyane, arabivugaho iki: trust is like a mirror, once broken you can fix it but you can still see the crack. Uyu ni Lady Gaga yaravuze ngo, cyizere kimaze kumeneka ndigisubira uko cyari kiri, cyangwa ikirahuri cyamenetse ndigisubira uko cyari kiri. Uro tukabijyanisha n'icyizere iyo cyangirijwe, ndetse nubwo habaho kugisana bisubiraho musaba imbabazi, ntabwo bisubira nk'uko byari biri. Urugero, uzarebe ngiyo umuntu yagukoreye amakosa ukamubabarira, ubutaha akongera akayakora nubwo haba hashize imyaka 3, uravuga ati urongeye nanone. Urumva ko rero haba hari ibindi bintu biba byarabanjirije, biba bitarubatse amateka hagati yanyu, ugomba kwitonda. Nama rero
irinde ibishuko wubake ubudahemuka. Icya kane cyangwa ikosa rya kane cyangwa amabi ya kane ubutagomba. Amabi ya kane akogwa kugira ngo abantu batandukane mu gihe bamaze gusezerana, cyangwa ikintu kibi cyane kiba cyakozwe n'iki: holding grudges, cyo twita kubika inzika. Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Uyu wabivuze ni Buddha. Yavuze ngo inzika yangiriza uyifite mbere yo kwangiriza undi. Nama rero mwige kubabarirana abavandimwe. Ikosa rya gatanu: kutizerana, lack of trust, kubura icyizere cyangwa kutizerana. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga witwa Santosh Kalawa, yaravuze ngo trust start with truth and end with truth. Nama rero vugisha ukuri, wirinde ibanga rikomeye cyane. Rero gatandatu, ikintu kibi cyane gituma abantu basezeranye batandukana nuko unanirwa inshingano, icyo bita irresponsibility. Umuhanga witwa Frederick yaravuze ngo it is not lack of love but lack of friendship that makes an unhappy marriage. Namafata urugo nk'inshingano rusange. None ikindi kintu kibi cya karindwi gikorwa n'abantu bashakanye bamaze gusezerana bikaba byabageza kuri divorce: guhora unenga, cyo twita consistent criticism. Criticism is contempt in disguise. John Gottman yaravuze ngo none criticism is contempt in disguise. John Gottman: gusora mu rukundo, wirinde kurwangiriza, wisha amafaranga, icyo twita financial secrecy. Icyo ni ikintu kibi cya munani. Beware of little expenses, a small lake will sink a great ship. Benjamin Franklin. Ujye mufatira ibyemezo hamwe ku mafaranga. Nanone ikintu kibi cya cyenda rero: utita ku byiyumvo bya mugenzi wawe. Whenever you are in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That fact is attitude. William James. Shyira imbere impuhwe n'ubworoherane muvandimwe. Ikintu cya 10 rero: guteretana cyangwa gutererana inshuti y'ubuzima. Ibyo bintu ni bibi cyane. Umuhanga Fawn Wivia yaravuze ngo the greatest marriage are built on teamwork. Urukundo nyarwo cyangwa ugushyingiranwa nyako komeye cyangwa gukomera ari uko kubakiwe hamwe mu gihe mufatanije. Fata umwanya wo kumarana nawe munini ndetse muganire kuri buri kimwe. Nanone ikindi kintu kibi cya 11 gituma imiryango itandukana burundu: guhorana umujinya. For every minute you remain angry, you give up 60 seconds of peace of mind. Ralph Waldo Emerson niko yavuze. Genzura mbere yo kuvuga, banza warezona ibyo ugiye kuvuga, ubanza wabitekerezaho. Ese nta muntu biri kubangamira? Ese koko ibi birakwiriye ko ngomba kubivuga? 12 rero ikintu kibi gikorwa n'abantu bashakanye bacyabageza ubutandukana niki: kuganira n'abandi amabanga y'urugo. King Solomon yaravuze ngo he that is of a faithful spirit conserve the matter. Sigasira icyubahiro cy'urugo. Ishyari rikabije. Nanone ikintu kibi cyane cya 13: Esther Perel yaravuze ngo jealousy is information. Vugana ku mpamvu yaryo aho gutongana. Cya 14 rero: zirinde guteranya imiryango. Ikintu cya 14: uteranije imiryango bishobora kuba byatuma abantu baherutse gusezerana cyangwa basezeranye batandukana cyane. House divided against itself cannot stand. Woni Abraham Lincoln niko yavuze. Nama ube umwe imbere y'abantu. None
ikindi kintu cya gatanu cyangwa ikosa rya 15 kudafashanya mu bihe bikomeye. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga Albert Einstein yaravuze ngo in the middle of difficult lies opportunity. Ibibazo ubifate nk'ishuri ribahuza mu vange. Cya 16 ikintu kibi cya 16 gishobora kuba cyatandukanya abantu babanye guhisha amakosa. Thomas Jefferson yaravuze ngo honesty is the first chapter in the book of wisdom. Beza amakosa yawe. Cya 17 mahitamo Gandhi kivuzeho ko kudaha umwanya urukundo nabyo bishobora kuba indandaro yo kuba byatandukana, nta nubwo bishobora ahubwo indandaro yo kuba habaho gutandukana. Where there is love there is life. Mahitamo Gandhi niko yavuze. Nama nuko mugomba kugaragarizanya urukundo buri munsi kurambira. Aho nanone cya 18 guhora ugereranya mugenzi wawe n'abandi. Theodore Roosevelt yaravuze ngo comparison is the thief of joy. Igereranya cyangwa kugereranya umuntu n'abandi ni igisambo kiba ibyishimo cyangwa umunezero w'umuntu. Nama rero shimira ufite kandi wumve kwa kunyuza. Cya 19 kutumvikana ku burere bw'abantu. Iki nacyo ikintu kibi cyane gishobora kuba abantu bakundanye cyangwa abantu babana nk'umuryango batandukana asezeranye n'amategeko. Children learn more from what you are than what you teach. We your prayers n'umufaransa yavuze ngo mwumvikane ku ndangagaciro ugomba kuzumvikanaho. Kuko nanone wabana ngo biga byinshi babigiraho byinshi kubera ko ari mwe muba mwabibigishije. Ubwo rero ni yo bias with the ni kwavuga nama rero mwumvikane ku ndangagaciro zanyu. Cya 20 nacyo cya nyuma ikintu kibi cyane gishobora gutandukanya umuryango kureka gusenga cyangwa indangagaciro zibahuza. Papa John wa 18 yaravuze ati the family is the first essential cell of human society. Nama urikirana agaciro zubatse urugo rwanyu ni igikorwa cy'ingenzi cyane bituma urugo ruramba. Mwanzuro rusange rero urugo ntirusenywa n'ikibazo kimwe ahubwo rusenywa no kudashaka kugikemura. Urukundo ni urugendo si umunsi umwe. Iyo mwize kubabarirana kuvugana no kubahana urugo rurakomera. Inkuru rero ishingiye kusoma ku buzima. None ari umugabo witwaga Karim n'umugore we Aline batangiye urugo bakundana cyane, ariko buhoro buhoro itumanaho rirabura. Karim agahisha amafaranga, Aline akabika inzika. Umunsi umwe Aline yavuganye n'inshuti ye, yavuganye nawe bavugana iby'ibanga ry'urugo. Karim abyumvise ararakara. Karim biramubabaza cyane. Karim abwira Aline ati niba utanyizera se uki tukiri kumwe. Aline mbwira kuki wabikoze. Aline we yumvishe umutima we umushinjije icyaha, ararira cyane ndetse arangije aravuga ati erega Karim nanjye ndababara kuko utakinyitayeho. Iminsi yagishira wese atangira kumva ari we wenyine mu nzu imwe. Sari riraza amagambo arakomera. Umunsi umwe bicaranye bibuka uko batangiye. Aline aravuga ati twibagiwe kubana nk'inshuti. Karim we kuki ndetse kubera iki wacecetse. Ndetse yibutse amagambo ya Frederick Nietzsche yavuze yuko ubushuti arushaho kubisobanukirwa no kubyumva. Bafashe umwanzuro wo gusubira ku musingi wo kuvugana se gusenga no kubahana. Ibyahise bikunda, ariko buhoro buhoro batangiye kongera kumwenya. Somo rero urugo rushobora gusenyuka kubera utuntu duto, ariko rushobora no gukira kubera icyemezo gikomeye cyo kururinda. Bakunda cyane cyane yabagezaga isomo ku buzima ni Fabi. So amaze gukunda ikiganiro cyacu cyitwa isomo ku buzima.
bizera neza ko wagikunze kandi ko tugiye kuzajya dukomezanya umunsi ku munsi, bazajya twumva isomo ku buzima. Zajya mbahereza ikiganiro cyiza cyane cyegeranyo mba nabateguriye cyitwa isomo ku buzima. We uhereze subscribe ndetse no muri comment wandikemo ikintu ushaka ko twazagukoreraho ubushakashatsi nacyo tukiguhereza. Iki kiganiro ni isomo ku buzima kiri guca kuri YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV. Abakunda cyane cyane kandi komeze bandebera icyoroshye bagezagaho iki cyegeranyo cyitwa isomo ku buzima ni Fabien. Ndetse ushime ko waduhaye subscribe mani kumera umugisha cyane.